kandi atari Imana ibivuze. Ntabwo ari Imana ivuze ngo abadive nabizera, abametodiste sibo, cyangwa abapantekote nabizera, ariko abadive ntari Imana ibivuze, nitwe tubivuze kuko tudasengera hamwe tudahuje. Aha rero turabisubika tubibikwa kumenya ngo uwizera ninde. Turanaliza sama community yose tumenye ngo abantu bizera babarizera dushingiye kuki. Twere ico turagarukiraho ubushobozi bwacu mu kuvuga ngo njende umu pantekote utari umu pantekote n'utizera. Yo kwibaza divorce cyari cyo ahubwo twe turaza kureba icyo Bibiliya ivuga tutarebye icyo ama-eglise abivugaho. Icyo Bibiliya ivuga nuko birakora ku ma eglise kubera ko bavuze ngo utizera nashaka gutana yigendere, mwere data w'umugabo canga w'umugore ntaba gihambiriye kuri we. Naho twakomoye kuvuga ngo none kuva hano utizera bagera hano ukizera abagusanga ukababatiza. Utizera ninde uwizera ninde sanga tufigire deba. Uwizera ninde utizera niba umugaturika avuga ati abaporoso baraguye abo twarabirukanye deja. None umugaturika aje kwiyana ati ntimuramenya n'ibyo umubatizo none ngo nimwe iki mwihande. Akihana bakamubatiza. Noneho yaje mu badive bati mwe mwishi sabato mwakanyu karageze ni kurimbuka nta gisigaye mutari mwamenya umunsi w'Imana byarabarangiranye. Wavuga uti ndemeye noneho bati turagutegura umuhango wo kubatizwa nkundi wizera batizwa izere. Wavuye mu bapantekote ufite impano z'umwuka, usengera abantu bagakira indwara, none ugiye mu badive bati nturizera. Izere nibizera tugukorera gahunda y'umuhango tukwigishe, noneho igihe uzemera tukuzakubatiza ubwo ugiye gutangira. Kandi ico gihe mwirukanaga utizera nawe wabivugaga uturana utizera, none ugeze ahantu bakubwira ati nawe nturizera. Ubwo rero ikibazo nukumenya ngo kwizera biratangirira he. Ikibazo cabaye hara muri 380 binyuma ya Yesu cuko abantu biswa amazina kuvuga itorero. Birabyo kuvuga ngo abaprotestante, abangirikana, abametodiste, abariteri, abagatolika, aba Yehova, ibyo nibyo byishe itorero ayo mazina burya adahari. Kandi ayo mazina nayo ntaco yunguye mu buryo bwo guteza imbere ubuzima bw'umwuka, ahubwo yari imishinga y'ubuzima. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga nimbaza uwo basambanye baravuga ngo kuvuye mu muco w'abayuda. Iyo niyo Christianisme niko yagombye gucura urubanza ati muzane noneho niba ari ukubahagarika mu itoro muzane n'uwo basambanye bombi ko nabacu tubahagarike. Ariko Yesu arabati ko ndi umuyuda bakabantegeshe itegeko ry'abayuda ndabigenza. Nimvuga ngo mutera amabuye ndabambaye umuyuda wuzuye kandi naraje guhindura. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya igice cya 4 haravuga ngo ariko igihe gikwiye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo bibone kuduhindura abana b'Imana. Agiye gucungura abatwarwa nayo bari kumusaba igitekerezo cyuko baragenza umugore wasambanye kandi ariyo aje gucungura ngo bakure mu bata bw'ayo mategeko yatumye bafata amabuye. Ahangaha rero hakora nk'umuhanga. Aravuga ati reka ndebe ikintu kirabagonga. Sezeranye imbere y'amategeko n'imbere yo mu rusengero imbere y'Imana, hanyuma hakaza kubaho gutandukana bagakora iyo divorce. Iyo divorce bakoze ababakomotseho abahujwe nabo ari imiryango yazanywe niwabo mugore, ari imiryango yaturutse ku wabo mugabo ndetse n'abana babyaye. Iyo bamaze gukora divorce byemewe ababakomotseho baba bagisigaye bapfana iki? Hari isano yihe? Turabisubiza nk'abanyafurika tongere tubisubize nk'abanyaburayi. Yego. Iyo kibaye kuri umwe muri bo ni ukuvuga ngo ni ibyago byabibaye, ariko ibyo byago bikaba byemerwa n'ijambo ry'Imana kuko ari ryo twavukiye mu bavuga ngo niba utizera hisemo kugenda turagira dute. Kundi turagenza ko atagihambiriwe kuri we deje bwo atagihambiriwe no mu ijuru ntabarwa
niko tegisi ivuga ubwo ni ukuvuga ngo ntagende ariko itoro rye kure. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana, gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikiraniza Bisoza TV, abantu mwakoze subscribe, abantu mudahwema kuza mukareba ibiganiro bya Izabisoza TV, abantu barimo maze iminsi mwibaza uti mbese ibiganiro bya Izabisoza TV birihe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko uyu munsi turagarutse tugarukanye n'abashumba. Murabona umushumba umwe ariko nundi mu kanya gake cyane ndibuze kumubereka, ni umushumba visionnaire wa Izabisoza TV. Yego reka mu kanya ndaje mbahe n'umwanya, yego n'umwanya kuko ijambo ryo murarihorana, muze kutugezaho icyo Umwami Imana yashimye ko mutugezaho. Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, intara ya Gatandatu y'Abadiaspora, abantu mukunda Izabisoza TV mukavuga muti nubwo byagenda gute turi abamambure be kuzabisoza TV. Reka tubashimire rero, tubifuze kugubwa neza, tubifuriza umugisha w'Imana aho muri naho mwicaye mureba kino kiganiro, abacyumva bari kugenda, abashizemo ekuteri, abakidownloadinze kugira ngo mugikurikirane bitewe nuko hagiye kuvugirwamo iby'ubugingo birema kandi by'ubwenge. Hari ibintu bari iby'ubugingo binarema ari iby'ubwenge, ibindi byo ntago mbese. Imana rero bishimira cyane, katwakire umushumba visionnaire wa Izabisoza TV, atwakirire uwo bagendanye kuko ntabagendana bataziranye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Arakoze cyane Emi, turagushimiye cyane kuduha uyu mwanya. Imana ibaho umugisha cyane. Reka mbanze nsabe umushumba abanza asenga Imana, hanyuma araza gukomeza mu kanya twibwira. Karibu. Imana twongeye kugushima uko wari urejo ni kuri uyu munsi wa none kandi kuzahora witeka ryose. Twongera iminsi yo kurama kandi waradutoranije kugira ngo twitwa abatambyi b'ubwami, ishanga rigera kugira ngo twamamaze ishimwe rye, kuko waraduhamagaye udukura mu mwijima tugeza mu muco w'itangaza. Uwo muco twabonye ni Yesu Kristo, dukwiriye kubyamamaza mu mahanga yose kugira ngo abazimiye tubatarure bose baze mu nzu yitiriwe izina ryawe. Turagushimiye ko uyu mwanya uduhaye, turagushimiye ko utegura imitima y'abera bari mu mahanga yose, ibice bitandukanye, imigabane itandukanye, n'abatarakizwa barushaho kumva ijwi ryawe bahindukirire bakugane. Ku ijambo rye ravuga uyu munsi niwumva ijwi ry'Uwiteka ntibinangire umutima. Nsengeye abatarakizwa kugira ngo bashe guhinduka, niwo mugabane ukomeye kandi mungere ubugingo. Tuzi neza ko mu bacungujwe amaraso yawe twese turimo, ntawe n'umwe ugomba kwimenyaho urubanza, aho gushaka ko buri wese ahindukirira ukamukiza. Tubyabaje mu izina rya Yesu, amen. Ni Dr. Mpazibirego Pierre, ndi umupasiteri wahamagawe kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana iduhana umugisha muri uyu mwanya. Murakoze cyane Dr. Pasiteri. Imana iguhe umugisha, turakwishimiye, tunejejwe no kubana namwe kuri Izabisoza TV. Twari twarabisengeye muri ibisubizo by'amasengesho yacu. Twari twifuje ko twaganira kuri ibi biganiro bikurikira. Abantu benshi baribaza, bakibaza iki kibazo: nyuma yuko umugore n'umugabo bashyingiranwa bakamarana iminsi ntazi, yaba mike cyangwa myinshi, hanyuma hakaza kubaho divorce. Divorce imaze kubaho, hari abantu baba barahujwe n'iyo miryango yombi. Hari abantu baba baraje kubw'uruhande rw'umugabo, umuryango uraguka y'abantu bamaze kubana. Hari ababa baraje kubw'uruhande rw'umudamu, yaba ari imiryango ya bene wabo, ba se wabo, ba nyina wabo n'ababyeyi babo, ndetse n'abana babakomotseho. Uribaza ngo iyo hamaze kubaho divorce kuri aba bantu, abahujwe nabo cyangwa se ababakomokaho baba basigaye bapfana iki? Icyo nicyo kibazo turi buze kwibaza. Turaza kugitindaho, turaza kukiganiraho cyane, turebe isano riba risigaye hagati y'aba bantu bombi bamaze gukora divorce. Ariko mbere yuko twinjira muri iyo sije ya iyo twateguye, ahubwo umuntu yanakwibaza ngo ubundi se divorce cyane ku ba Kristo, ko niwo mwanya turimo nk'abapastor, divorce ubundi muyivugaho iki? Iremewe? Bibiliya yivugaho iki divorce?
turaturuka ku mugambi w'Imana wo kurema. Imana imaze kurema Adamu na Eva buriya baramye igihe kirekire batarigera igihe cyo gushakana, kuko Imana imaze kubarema cyari igihe cyitwa ubuziranenge. Kandi ibihe birindwi Imana yatugeneye, igihe cy'ubuziranenge, igihe cy'umutimanama, igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, igihe cy'amasezerano, igihe cy'amategeko, igihe cy'ubuntu tugezemo, n'igihe cy'ingoma y'imyaka 1000 isozereza ku gihe cy'ingoma y'iteka. Ubundi Imana irema umuntu mu mugambi wayo, ntabwo divorce yariho. Iyo tuvuga divorce ni nko tuvuga urupfu, iyo tuvuga gutana ni nko tuvuga urupfu, ni nko tuvuga inzara, ni nko tuvuga intambara, ni nko tuvuga indwara, ari byo byabaye ingaruka ahubwo y'icaha. Rero ntabwo Imana yaremeye umuntu gutana ku divorce, ntabwo Imana yaremeye umuntu gutana, ariko byarabaye kubera ingaruka y'icaha, kubera ingaruka y'icaha. Hari ibintu rero bitatu Imana yatwihanangirije ko tugomba kubana nabyo akaramata. Ikintu cya mbere ugomba kubana na cyakaramata muri Zaburi ya 94 mu murongo wa 14 ni Imana. Ugomba kubana n'Imana akaramata, kuko yankunze akaramata nico nzamukiriza. Icya kabiri tugomba kubana naco akaramata, umuntu agomba kubana n'uwo bashakanye akaramata. Itangiriro ni 2:24 haravanga umuntu azasiga ababyeyi be asange uwo bashakanye babane akaramata, iryo jambo akaramata. Ikindi cya gatatu tubana na cyakaramata ni ubutaka wasigiwe naso. Kubara ibice 36 umurongo wa 9 haravanga ubutaka twahawe n'ababyeyi butubere gakondo kandi tuzabana nabwo akaramata. Kuko wa muntu waremwe mu butaka aribwo azasubiramo, kandi nta wakwemera kugushingura mu butaka bwe. Iyo uzasubira mu butaka uzasubira mu butaka bwa so, ntabwo uzasubira mu butaka bwa so wanyu. Aho turaza kuhagaruka kuko hari ababugurisha bagurisha iminani. Ni ingaruka y'icyaha niko navuze. Ikitaraakaramata kuri ibyo bitatu ni ingaruka y'icyaha turimo turarwana nayo. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yari kuvuga ngo mubyare mwororoke ngo ubugumba bwongere buba, ariko ingaruka y'icyaha zanye ubugumba ntabwo byari mu masezerano y'Imana y'igihe cy'ubuziranenge, ahubwo ni ingaruka y'icyaha kuko bipfuye n'ubundi birazambye, ibiraza gukurikirana ibibi gusa. Gutana rero ni ikibi kuko umuntu akwiriye kubara n'uwo bashakanye akaramata. Noneho kutimana kwanga Imana ni ikibi, ingaruka y'icyaha nyine ko umuntu yacubiye ku Mana n'ubundi arayisuzugura. Gutana n'ubutaka ni ingaruka y'icyaha, ntibakagombye gutandukana na gakondo ahubwo hagura ubundi. Noneho rero ibyo by'ingaruka y'icyaha tugomba kubituramo no kubana nabyo, ariko atari wari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ntabwo ari divorce. Ariko noneho rero twige kubana n'ingaruka z'icyaha. Noneho rero niba ubugumba buriho, ubupfakazi bukabaho, indwara zikabaho, urupfu rukabaho, tukaba tutenda kubikuraho, tugomba kwiga kubana nabyo kuko ari byo twisanzemo. Kanje sinavutse igihe cy'ubuziranenge. Dawidi muri Zaburi ya 51 umurongo wa 7 aravuga ngo naremanye gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Nawe yayisanze muri ubwo buryo, ariko ntabwo ari byo yashakaga. None se niyo wategetse ngo ndemane gukiranirwa? Oya, nuko icyaha cyazanwe mu isi n'umuntu umwe, cyaha kikazana urupfu, rwa rupfu rukagera ku bantu bose kuko bose bakoze icyaha, Dawidi akabakomokaho. Ni ukuvuga ngo ni heritage. Icyaha Adamu yakoze, kuko Dawidi nawe niwo mu rubyaro rwa Adamu yavukanye gukiranirwa kandi abyarirwa mu byaha, ariko siwe wabitegetse cyangwa ngo abihitemo, ahubwo yavukiye mu ngaruka y'icyaha. Ubwo rero ikibazo ni cyiza cyane, ese divorce iremewe? None se ko twavutse ihari, kuko hari abatanye tutaravuka kandi turabyumva. N'impamvu iryo jambo riri muri dictionnaire ngo divorce kandi rihuye n'ijambo divergence, amacakubiri. Divorce ni amacakubiri, bivuye kuri divergence, ni amacakubiri. Ni ukuvuga ngo bura divorce kubera ingaruka y'icyaha, urarwara kubera udasabye kurwara, urasonza kubera utabisabye, ariko gukomoka ku wazanye icyaha tukaba tugomba kubana n'ingaruka y'icyaha. Nibwo divorce yaje kubaho. Yesu rero Kristo aje yerekana none ko tuyituyemo tuzabana nayo duti.
Matayo ibice 19 umurongo waho wa 9 tuhasomye haravuga ngo ariko ndabuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye kandi ucuru wasenzwe nawe aba asambanye. Iri ni ijambo ryabwiwe abayuda ntabwo ryabwiwe abakristo. Yabwiraga mu muco w'abayuda ntabwo yabwiraga mu muco w'abakristo kwa navuga ngo nta ceme cyatuma usenda umugore kereka yasambanye. Ariko ntabwo bakurikijeho umurongo uvuga ngo ni iki cemeye kugira ngo umuntu asende umugabo. Kandi muri Kristo Yesu Paulo yaravuze ngo ntihakiri umuyuda ntihakiri umugiriki ntihakiri uw'imbata ntihakiri uw'umudendezo ntihakiri umugore ntihakiri umugabo muri Yesu. Iri rero ko ryavuze ku mugore gusa ni umuco w'abayuda. Biri mu isengesho mu gitabo cyanditswe na Kariyo Frank, ni extrait yakuye mu kindi gitabo mu 1967 kuri la femme mise en distance, la femme mise en distance, umugore wahejwe agashitererwa kuri. Nimwo byakomotse. Hari isengesho ry'abayuda basengaga buri gitondo buri mugabo akarisubiramo, kuko kuba umugabo mu bayuda wari wujuje ubuntu bw'Imana bwose. Yarasengaga ngo Mana mu gitondo kare kare warakoze kuko navutse ngasanga ntari umugore. Mana warakoze kuko naje kuvuka ngasanga ntari uw'imbata, ubundi bwoko butarabayuda. Warakoze Mana ko naje kuvuga ngasanga ntari jane ntari umunyamahanga. Nuvuga ngo sinabaye uw'imbata, sinabaye umunyamahanga, sinabaye umugore, ndetse ndi gushima kuko ntakiri umwana ndabanda kuko bari bahejwe mu materaniro y'abera. Ibyo binero bitari ku muntu aba ari umwere. Uwo ni umuco w'abayuda. Kuvuga rero ngo nufata umugore usambanye umwirukane, hepfo ntibavuge ngo nufata umugabo usambanye umwirukane, ni umuco w'abayuda ntabwo ari umuco w'itorero. Ubundi byari bigiye kuba reciproke. Niba bangana hakaba nta mugore nta mugabo bakaba bagiye kuzuzanya kandi bakabana karamata, bari bakwiye kuzira impamvu zimwe z'ingaruka y'icyaha. Umugore yagufata nawe uri gusambana akakwirukana, umugabo yagufata nawe uri gusambana akakwirukana. Ko biriravuga ngo ntukirukane umugore kuko yaroze, ntukirukane umugore kuko yishe umuntu, ntukirukane umugore kuko yibye, ahubwo mwirukane kuko yasambanye. Ni umuco w'abayuda. Noneho rero tugiye muri Christianisme, mwirukane kubera birukana umugabo kubera nawe yasambanye. Noneho ntumwirukane kuko yibye cyangwa yishe. Ahangaha rero hari debikomeye kubera iki ibirebwa ku bagore si byo birebwa ku bagabo. Iyo bazanye umugore wasambanye imbere ya Yesu Yohana 8 bakavuga ngo urabivuga hwiki. Yesu yarari imbere ya ni nka dayirema, uvuga ngo araba umuyuda se cyangwa araba umukristo. Ntaco yabaye muri byombi. Ntiyabaye umuyuda ujuje ibyangombwa, ntiyabaye n'umukristo ujuje ibyangombwa mu rubanza yaciye. Baramuzanye arabitegereza, umugore ahagarara imbere ye, baravuga bati yasambanye. Bari bafite amabuye yo kumutera bashaka kumenya ico Yesu ari bubivugeho. Ariko Yesu nawe akabavuka mu bayuda. Yesu arabitegereza arabasoma amenya ico bashaka kumutegesha. Nimbaza uwo basambanye baravuga ngo kuvuye mu muco w'abayuda. Iyo niyo Christianisme niko yagombye guca urubanza ati muzane noneho niba ari ukubahagarika mu itoro muzane n'uwo basambanye bombi ko nabacu tubahagarike. Ariko Yesu arabati ko ndi umuyuda bakabantegeshe itegeko ry'abayuda ndabigenza. Nimvuga ngo mutera amabuye ndabambaye umuyuda wuzuye kandi naraje guhindura. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya igice cya 4 haravuga ngo ariko igihe gikwiye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo, bibone kuduhindura abana b'Imana. Agiye gucungura abatwarwa nayo, bari kumusaba igitekerezo cyuko baragenza umugore wasambanye kandi ari aje gucungura ngo bakure mu bata bw'ayo mategeko yatumye bafata amabuye. Ahangaha rero hakora nk'umuhanga. Aravuga ati reka ndebe ikintu kirabagonga. Ntiyavuga ngo muri mwese utarasambana nabo wambeye kumutera ibuye, ntabwo ariko yavuze. Oya, yaravuga ati nimvuga gusambana
kandi bazi ko gusambana bizizwa abagore gusa, baragira ngo uyu muntu aje kudusegera imiryango. Ahubwo reka mvuge ngo utarakora icyaha bumve bikigire sirifase ngari. Muri mwese mufashe amabuye yo kumutera utarakora icyaha, nabo wa mbere kumutera ibuye. Ntiyavuga gusambana, bumvise icyaha bumva ko bakoze ibindi. Noneho kandi birebye basanga yeretswe ko n'uwasambanaga nawe yazanye ibuye kugira ngo azabe umushinja ntihaba guhakana. Kuko barabafashe ari babiri, ariko umugabo yari yemeye gutora ibuye ngo aje kumutera, kuko niwe uravuga ngo nibyo. Ni nawe wagomba kubihamya. Nibyo nje wari umuriho. Nibyo bo ntibagombye kumusiga kandi Yesu amureba. Uwo wasambanya agiye kwicwa, undi wasambanya ahagaze kandi yicwe n'uwasambanye. Yesu aravuga turakora icyaha nabo wa mbere. Bagenda buhoro buhoro. Yesu agiye kubura amaso, ijambo ry'Imana ravangwa asanga nta muntu uhari uretse wa mugore gusa. Ariko muri komantere ya Pashe ravango ibyo yandikaga hasi, bamwe bavuga ibyabo abandi ibyabo, ariko yandikaga urutonde rw'ibyaha biboneka muri iryo teraniro rizanye umugore, list. Harimo abarozi, harimo abicanyi, harimo abasambanyi nka uyu, harimo abangana, harimo abanyagasuzuguro. Urutonde rumwe agiye kubura amaso, kuko wenda ntihabuze ukubita akajisho kubyo yanditse hasi ngo one harimo ibye, sanga bagiye ati mugore abakuregaga bari hati simbizi, arabati nanje ntabwo nguciriyeho iteka, genda amahoro ariko ntukongere gukora icyaha, ntukongere. Noneho rero ntukongere gukora icyaha biri muri Yohana 5 harani ntukongere. Noneho rero umugore aragenda koko kandi arababarirwa. Ahangaha urabona ko umuco w'Abayuda nawo watanze isezerano ryo kuvuga ngo nta wemeye gusendwa uretse icyaha cy'ubusambanyi ntikivuge ku mugabo, kiragaragara ko cerekeye umuco. Ahangaha rero muri Christianisme nta ruko twakagombye kureba. Twagombye kureba niba bifata bombi. Ikindi tukareba ese kwizera niki kutizera niki. Kwijambo ry'Imana ravango iyo utizera ashaka gutana ngo ico gihe ntaba gihambiriwe ku mugabo we cyangwa ku mugore we, kuko haraho Paulo yabivuze neza yaramaze kugera mu kuringaniza. Yaravuze ngo mwene datu ntaba gihambiriwe kuri umwe cyangwa kuri undi. Bango bisobanura ngo mwene data utizera ari umugabo ntaba gihambiriwe ku mugore, cyangwa mwene data utizera ari umugore ntaba gihambiriwe ku mugore ku mugabo. Paulo yabivuze neza arabitandukanya. Yabivuze kurusha Matayo. Noneho rero utizera ninde uwizera ninde kugira ngo tumenye ngo divorce yemerwa ryari. Iyo umuntu ari mu itorero wenda rya Gipantekote akaja kwihana akaja mu Badivantiste, baravuga ati kora mu ntoki urarokotse, wari uri mu bazarimbuka, none urarokotse ubwo urizeye. Kwizera kwe kuba gutangiriye igihe yinjiriye mu Badivantiste bakamutegurira umubatizo. Bati aho wari ntiwari wizeye. Babandi yasize rero batizeye imbere y'Abadivantiste nabo bari kuziza abantu kutizera. Bari bati ntiwizeye ugomba kugenda, ntabwo gihambiriye kuri twe kuko utizeye. Ugasanga none kwizera gutangiriye kuri inde, kuko niba uyituye utizera abagatulika bakunda kuvuga ijambo ryitwa ngo turabera. Abadive bakavuga ati twe turabizera, abapantekote bati twe turabakristo, abayehova bakavuga ati twe turabahamya. Buri bose bagahitamo icyo basha. Wabwira umuyeho gute uri umukristo ariko atoya aya tendo muhamya, wabwira umudive atari kuri umukristo ati wandi umwizera ati nabyo simbyanze. Wabwira umugatulika ariko nta waba uri umukristo ati twe turabera rega. None ugasanga buri bose nibitangi kwizera bitangirira. Iri jambo mwari muvuze Paulo yarivuze mu rwandiko rwa mbere rw'Abikori n'ibice 7:15, aho yavuze ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba gihambiriwe iyo bimeze bityo. Urumva Paulo yavuze bombi, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Paulo yavuze bombi. Yavuze ngo niba umugabo ari umupagani umugore ari umukristo mu itorero, umugabo akaba ashaka gutana nagende, ariko itorero ryite kurengera uwarenganye. Uwarenganye ni uwatawe, ubwo abataye su wabo kandi ntaragengwa n'amategeko yabo atakibarimo.
ubwo rero Pawulo avuga ati mwene data w'umugore cyangwa umugabo, bigaragara ko n'umugabo nawe akwiriye gusendwa niba yakoze icyaha gikwiriye gusenda umugore, umugore akamwirukana. noneho rero mu muco nyafurika niho tugiye kugera. Abazungu bakibonye kare icyo ngicyo baravuga bati si byiza ngo umukobwa aje iwabo w'umuhungu, sinabyiza ngo umuhungu aje iwabo w'umukobwa, ahubwo babashakira iwabo, niho hari itwa iwabo by'ukuri. we naho umukobwa naje iwabo w'umuhungu aramutegekesha iwabo, kuko niyo hariyo nyina, hari yose, nta se w'umukobwa hari, nta se w'umuhungu. Icyo gihe haraba ikibazo cyo guhagika kubera ari iwabo. Uje mu butaka bwanje usanze mama, usanze data, usanze bashiki banje na barumuna wanje, nushaka gupima nanje kwigereranya nanje. Ugukomera k'umugabo rero muri Afurika gukomezwa n'ibyo, kuko umukobwa ava iwabo akaje iwabo w'umukobwa, ariko abamuhungu, ariko abazungu bakibona kare bati umukobwa naje iwabo w'umuhungu arabimbata. Habwo dushaka kugira ngo wowe se nawe se w'umuhungu twateranya tukabashakira habo, hazitwa iwabo, he kugira ubi iwabo iwe wundi. Habwo hayitwa iwabo, hariho uruhare rwa se w'umukobwa n'uruhare rwa se w'umuhungu. Siho heza umwana ntavuge ngo kuri wanje, uri ntavuge ngo uri wanje, buri wese avuge ngo di wanje. Bo bagikemura kare, twe rero ntituragikemura uyu munsi wa none. Igihe cyose abagore ntibazagendera ku mategeko ya divorce kubera yaje iwacu mwirukana igihe nshakiye. Nese urarwana nanjye ndi kumwe n'umuryango wose, ndi wanjye nari yiyubakiye. Inzu wayisanze nyifite, umurimo asanga nkufite, ndagukwa none ushaka gupima nanjye. Aho rero ni ikibazo ca umuco nyafurika mu mibanire y'urushako. Ariko natwe nitumara kugera ku ntera runaka tujya tubashakira habo, twateranije se w'umuhungu na se w'umukobwa tuhagure twembi, kugira ngo habe iwabo iwe w'umukobwa habe niwe w'umuhungu. Icyo gihe rero uburinganire buzaba bugeze ku ntego yabo. Ariko igihe ukiri iwanje, uri mu sambu yanjye, uri ku babyeyi banje, nguri gusaba ngo nono tungane, turangana guteswa dahari, turangana dute naratanze amafaranga iwanyu. Ahangaha rero haza nyine ikintu cy'urujijo. Ariko divorce yemerwa ryari? Divorce kuko ari ingaruka y'icyaha ni agahinda, aba ari agahinda. Ariko icyemerwa nk'uko tutakwangi indwara, ntitube twakwanga inzara tukayemera dutyo nko kugwa mu gahinda. Ubwo rero yemerwa ryari? Iyo wifatiye umugore yasambanye, icyo ntikigishwa impaka ko n'ijambo ry'Imana biremera kumusenda. Noneho rero tukashiraho abakristo, tukashiraho n'umugabo. Niba wafashe umugabo nawe asambana ukamwifatira neza, hari ibimenyetso uri umugore, ariko uramwirukana ute uri iwabo, aho bikananirana tukabishira ku mugore gusa. Uriwe w'umugabo uramwiruka, urafata umwanzuro wo kumwirukana afite se, ubutaka ari se wabuguze se, naho birashoboka. Biraba ku mugore gusa. Tugiye biraba ku mugore gusa. Noneho rero byari bikwiriye kuba kuri babiri. Hariya kutizera rero naho bigafata babiri. Umugabo yabatizera ukamwihanganira ukabana nawe, umugore yabatizera ukamwihanganira ukabana nawe. Ariko utizera yahitamo kwigendera, nta itegeko ryamuvugaho ry'itorero kuko ritamufite. Icyo gihe arigenga. Ariko itorero ntirirebere, ahubwo rikarengera uruhande rwarenganye, rwa rundi rwatawe. Wati ubwo ari umunyamahanga, yabaye umunyamahanga imbere yawe, natwe akatubera umunyamahanga, kandi akaba ari wafashe umwanzuro wo kugenda utamwirukanye. Ahangaha ho tugomba kukurengera tukagushakira umukristo. Itorero rikamurengera, niko ryakagombye kuvuga. Ariko none amabwiriza y'itorero nayo, buri torero rigira amabwiriza yaryo. Nko mu itorero rya Pentecote ntiryemera kugusezeranya uwo mwatandukanya akiriho, aho ryemera kugusezeranya. Iyo rivuze rero ngo tuzagusezeranya tubonye certificat de décès yako yapfuye, ntabwo baba bakemuye ikibazo, baba bakubwiye ngo uja kumwica vuba kubohore tamusengera. Bakoresha inzira zose ko izirashoboka kugira ngo apfe tubone certificat. Icyo gihe rero nabyo ntabwo bakemuye ikibazo.
dufite abantu bari mu butayu bari gusenga ngo basenge kugira ngo babanaga kuko yagoranye undi rero akavuga ati ubwo mfite udufaranga reka neye kwigora ndahereza umuntu uzi kurasa agenda mukureho mbona ka seritifika none se ubwo bukwe bugiye kuba kubera barashwananiranye nibwo bugiye kwemerwa imbere y'Imana nacuki ntibarwemewe nabwo kuko ntiyapfuye kandi Bibiliya ibutanga ingero nyinshi ravuga ati niba yaragutaye kuko atizera nta mukristo ugomba kusenda umugore ibyo biba ku mupaka nta mukristo usenda umugore nta n'umukristo wahukana ibyo birabujijwe ku mugabo nta mukristo usenda umugore we ku mugore nta mukristo wahukana iyo kibaye kuri umwe muri bo ni ukuvuga ngo ni ibyago bibaye ariko ibyo byago bikaba byemerwa n'ijambo ry'Imana kuko ariyo twavukiye mu bavuga ngo niba utizera hisemo kugenda turagira dute kundi turagenza kuba atagihambiriwe kuri we deje ubwo atagihambiriwe no mu ijuru ntabarwa niko tegisi ivuga ubwo ni ukuvuga ngo ntagenda ariko itoro rye kure abantu bazatanwa n'urupfu nta kindi kizabatandukanya uretse urupfu ku matorere amwe n'amwe iyo uvuze ngo turemera ubutane kubera uzanye iyo certificat de décès y'urupfu ni nkaho ushoye ushaka gutana kwica udashaka gutana kuko akenshi usanga umubi arushaka gutana kandi kare tumaze kuvuga ngo umukristo ntasenda umugore n'umukristo ari umugore nawe ntiyahukana iyo muvuze rero ngo muramubohora ari uko azanye certificat icyemezo y'uko uwo bashakanye yapfuye ashobora guca izindi nzira akamwica binyuranije n'amategeko kandi ugasanga ubukwe bwa kabiri nabwo imbere y'Imana ntabwo bwemewe ariko icyo Imana ishaka uyu nguyu utizera iyo ashaka gutana Bibiliya ikaba yemera ko nashaka atane usigaye turamugenza duti umugabo aravuga ati ndakwanze genda ndakwanze genda umugore agira ati bashobora no kumubwira ngo nagenda atagenda akamwica ko nizo kaza habaye ndakubwiye ngo genda uranze mvira mu nzu ndanze ko ashobora kumwica kugira ngo abohoke twabigenza duti itoro siryo ryabigenza riti ni ukwitonda noneho rero hakaba gukurikirana abafitanye amakimbirane neza mukamenya inkomoko y'ibibazo kuko nico itoro naryo rishinzwe mwamara kumenya inkomoko y'ibibazo mukamenya ninde waba urengana itoro ryose rikumvikana kuko no mu gitabo cyanditse urugo ruhire cyahumetswe n'Imana ariko cyanditswe n'umuja w'Imana Madame White yavuze ko hari itorero rifite ikibazo cyo kurebera ntibimenye ngo urengana ninde ariko ibyo yeretswe agiye kuva mu yerekwa ryaravuga ngo muje mutabara uruhande rurengana niko byanditswe niko yasurinye mu gitabo cy'urugo ruhire muje mutabara uruhande rurengana niba umugabo asenze umugore ararenganye niba umugore yahukanye umugabo ararenganye mutabare rero uwo nguwo urenganye mumwubakira umuryango mwivuga ngo tegereza igihe azapfa budatuma ajya kumwica kugira ngo abohoye ahubwo mumubohore kare kuko nimutamubohora araja mu rindi torero rititwa iryanyu abatizwe yitwa umwizera ashakane n'umwizera bongere bahinduka bizera nk'abo aho namwe muzajya bakababatiza yagiye mumwirukanye ahinduka umwizera ndibuka agafilime kamwe umukuru w'itorero baramuciye bamuhaye impamvu z'ubusambanyi bamaze kumuca atangiza irindi torero kandi ari igiciro atangije irindi torero mu gihe cyo gutora uwo kuyobora urugaga rugenga amatorero aratambuka atambutse ategeka babandi bamutenze igihe cyo gukora inama noneho zibera hahandi bari baramwirukanye abaro zibera ari uyobora urugaga bahageze baravuga bati utuyobora twese amatorero y'akanuyu abadiyakoni bazi ko yahagaritswe kubera impamvu y'ubusambanyi baradekarara
barabacecekesha bati muradekarara iki kwari utuyobora twese bati ariko twaramuhagaritse kubera impamvu z'ubusambanyi bataho ni muri ADPR. Ubu ntabwo ari muri ADPR atangije irindi niryo ridutegeka bati mu mureke none rero ikibazo kumenya none umwizera atangirira he ko bakwirukana bakwita utizera watangiza iribi nawe ukabita batizera. Ndibuka imihango bakoreye Martin Luther amaze kubona amafuti mu 1517 niho abonye amafuti maze kwandika za ngingo 95 Kiliziya Gatolika amaze kuzibona kubona amafuti arayadekarara. Amaze kuyadekarara bamuvumye iminsi 3 bamusomera cyari igihe cya Papa Leo wa 10 bamusomera iminsi 3 kwabaye igicibwa. Atangije abaprotestanti bakaja barabatiza abagatulika bihanye bamwirukanye nk'igicibwa ariko amaze gutangiza protestant abagatulika baryihanyemo b'abaporoso baciwe barababatiza cyane ko batahuzaga n'umubatizo. None iyo bigenze bityo bakaguca watangiza irindi torero ugatangira kubatiza aho wavuye abo wavuyemo kugira ngo bitwe abakristo kandi waravuyemo batakwita umukristo. Iyi rero myubakire y'amakominote buri ikibazo cyaje kuba Yesu ntabwo yasize izina rya kominote ni akaga katuwe. Yesu yasize izina itorero ry'Imana arekeraho. Muri 380 mu gihe cy'umwanditsi Jerome yandika Bibiliya ntakatifu Virigati nibwo haje izina Catholicisme niho ryavutse muri 380. Yesu yarabambwe muri 29 afite imyaka 33. 380 niho ijambo Katolike ryakomo. Ubundi itorero ryari rifite itorero ry'intumwa. Iyo bikomerezaho byari kugira umurongo ariko kuko buri wese yaje akagira itorero kandi akaryita izina kandi akaba iryo yita ko ari iry'abera utitwa iryo zina ntiyitwa umwere haza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ubu rero ushobora kuva muri iyi kominote baguciye bagusomeye. Abasomewe ndabazi Martin Luther yarasomewe, John Wesley yarasomewe avuye muri Anglikane agiye muri Methodist gutangiza Methodist yarasomewe imihango ko birangiye ko bamwishe agiye gutangiza Methodist aba rero hinduka itorero ry'ishingiro ry'ububyutse ku isi. Niryo ryabyaye burya Pentecote Methodist. Uriya William Fox Parham nukuvuga ngo bariya batangije muvema Pentecote nabo mu mateka bavuga ko bari baciwe. Rero niba umuntu acibwa agatangiza itorero rikihanisha we yavuyemo turamenya biri kuva he birajyaye. 1852 witwa Charles Taze yaravutse. Charles Taze Russell yaravutse ariko avuka ari umudivantiste umunsi wa 7 kuko abadivantiste umunsi wa 7 bavuye mu badivantiste b'icumweru ba William Miller. Abadivantiste umunsi wa 7 batangizwa na Madame White. Nabo havuka mu witwa Charles Taze Russell ari waje kunanirana 1878 atangiza abahamya ba Yehova. Noneho rero uwatandukanaga n'abandi bamwitaga umupagani nawe akabita abapagani. Ugiye kumusanga akamubatiza arimo yahoze kandi batarabatijwe. None se Madame White kuva mu itorero ry'abadivantiste b'icumweru ba William Miller yabatijwe nande? Habwo yatagije Adventiste 17e jour abavuye muri Adventiste du premier jour dimanche akababatiza ahubwo. Nguko ko amakominote abayeho. Noneho rero ahangaha nukureka kuko amakominote ni menshi ubu hari amatora ageze arenze 20,000 ku isi afite amazina. Buri toro rikita abandi abapagani. Buri hari nakandi gashami gato cyitwa ubuntu kari kwita abantu bose ngo nabapagani. kariya ko tuzakaganiraho utaha. Noneho rero nibyo ndi kuvuga nti uravuka ukita uvuye abapagani. Undi uzakuvukamo nawe akakwita umupagani.
kuko abametodiste baba mu angirikani bavanga abangirikani ntabwo bakizwa kandi angirikani ari itorero rya gatatu muri protestantisme ubwo nuvanga abangirikani bo banze no kuva ku izina rya gaturika ko bavuze ati protestant ni igitutsi gaturika ni izina ryiza risobanura ngo intungane cyangwa se itorero ryemewe n'amahanga yose ku isi niko risobanura kuba turi gishusha isobanura ibintu bitatu hariho kuba ari ukuri ikintu cy'ukuri bacita gaturika ariko icemeye n'amahanga yose naco bakacita gaturika noneho n'ikigororotse bakacita gaturika abangirikani baravuga ati nubwo twavuye mu gaturika ntabwo tuzemera kwitwa abaporoso ahubwo tuzitwa abagaturika bo mu Bwongereza kiravuga tutazizina ryayo metodiste rero bagiye kuvamo babasomeye amagambo ariko Wesley yarababwira ati muri abapagani abagiye muri metodiste bavuye muri angirikani cyane ko bo bemera n'umubatizo wo mu ngahanga abametodiste bakababatiza icyo gihe abapantekote bari batarabaho n'abadivantize bari batarabaho ariko metodiste yavutse nyine mbere y'abadivantize babatije abangirikani benshi aribo babyaye aribo bavuye arimo bavuye none aha iyo turi kuvuga divorce tuvuga ngo utizera ntashaka gutana utizera ninde ko agenda kwita utizera nawe yagenda ukavuga ngo ni utizera turamuturukaye itorero ni iby'abizera ariko avuye muri ADPR urugero muravuze muti ni utizera ntagende nta kibazo agiye muri Zayoni ati muri abatizera mwebwe ahubwo muze yagera muri Zayoni akabuwizera ati nshaka gukora mariage bakayimukorera bati koko niyo waruri byabaye byose urukiri umupagani kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo minsi yose yo kujijwa Imana yarayirengagije ibyakubaye uri muri ADPR uko bari batari bakamenya ukuri ubu turabitunganyije iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije noneho rero ahangaha ni ukumenya kwizera niki umuntu yizera ryari ese wabwirwa niki ko mugenzi we yizera mutumvikana kwa kwita utizera nawe ukamwita utizera kugira ngo iyi ngingo idufashe kumenya ngo umuntu agenda ryari kuba atagihambiriye ko bashakanye aho niho turi buze kureba ubwo rero buri community ahangaha umwanzuro dufashe ni uko buri community ifite imyizerere yayo yemera yonyine ubwo ni ukuvuga ngo niba utizera muri Adventiste ntabwo bisobanura kutizera ku Mana niba utizera aho muri Methodiste ntabwo bisobanura kutizera ku Mana kuko niba ugera muri ADPR bakakwakira uvuye muri Methodiste kandi wavuye bakwita utizera bakakwita uwizera seke ntiwizera ariko muri Methodiste yego noneho turaba imbere y'Imana twemere noneho ko amato ayo makominite yose imbere y'Imana nabizera kuko nta burenganzira twe n'ubushobozi byo kuvuga ngo aba bose abizera kandi nabari kominite kandi hari abava mu yo twemera bakaja mu yo tutemera bakitwa bizera kandi atari Imana ibivuze ntabwo ari Imana ivuze ngo abadive nabizera abametodiste sibo cyangwa abapantekote nabizera ariko abadive ntari Imana ibivuze nitwe tubivuze kuko tudasengera hamwe tudahuje aha rero turabisubika tubibikwa kumenya ngo uwizera ninde turanaliza sama community yose tumenye ngo abantu bizera babarizera dushingiye kuki twerecho turagarukiraho ubushobozi bwacu no kuvuga ngo njende umu pantekote utari umu pantekote n'utizera naho tu kugira ngo tuze kugera kuri ya ntego yacu yo kwibaza divorce cyari cyo ahubwo twe turaza kureba icyo bibiri ivuga tutarebye icyo ama-eglise abivugaho icyo bibiri ivuga nuko birakora ku ma-eglise kubera ko bavuze ngo utizera nashaka gutana yigendere mwere data w'umugabo canga w'umugore ntabagihambiriye kuri naho twakomoye kuvuga ngo none kuva hano utizera bagera hari ukizera bagusanga ukababatiza kandi akababwira ko ariho mutangiye kwizera kandi we ntawe amubatije nitujya muri context senya kuba dogiteri nitujya muri context y'ijambo duhereye hariya Pawulo yavugaga se Pawulo yabivugaga ashingiye kuki kuko ni ngombwa context y'ijambo ni kwereka icyerekezo cy'iryo jambo Pawulo yashatse kuvuga ko wahambira abantu badahuje imyambarize tizera n'utizera bibiri iravuga ngo bihuri bese
imana ihuriye na Beliyali ni nk'uko babifata hariya mu bakorinto ba mbere igice cya 6 ku murongo wa mbere n'abakorinto ba kabiri igice cya 6 twahasoma tukareba hadusomere abakorinto. Okay, some duhere mu rwandiko rwa mbere rw'abikorinto ibice 6 umurongo wa mbere. Ibice 6 umurongo wa mbere handitse ngo iyo umuntu wo muri mwe afite icyapfa na mugenzi we mbese ahangara kuburanira kubakiranirwa ntaburanire kubera. Umurongo wa kabiri nimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza kandi ubwo ari mwe muzacira ab'isi urubanza ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi. Nimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza nkanswe iby'ubu bugingo. Nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku by'ubu bugingo, niki gituma mubishyiraho abatagira icyo bahuriyeho n'itorero ngo abe ari bo bazica? Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza? Ngaho soma kabiri abakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 14 ufatanye naho. Rwandiko rwa kabiri rw'abikorinto igice cya 6 umurongo wa 14. Kamagere igice cya 6 umurongo wa 14. Kadusome haranditse ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Umurongo wa 15. Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yabivuze iti. None ahangaha hatubwiye uko Kristo ntahuriye na Beliyali. Utizera ntahuriye n'utizera. Utizera ninde, uwizera ninde? Sanga tufigirede. Uwizera ninde, utizera niba umugaturika avuga ati abaporoso baraguye abo twarabirukanye deja. None umugaturika aje kwiyana ati ntimuramenya n'ibyo umubatizo none ngo nimwe iki mwihane. Akihana bakamubatiza. Noneho yaje mu badive bati mwe mwishi sabato mwakanyu karageze no kurimbuka nta gisigaye mutari mwamenya umunsi w'Imana byarabarangiranye. Wavuga uti ndemeye noneho bati turagutegura umuhango wo kubatizwa n'ukundi wizera batizwa izere. Wavuye mu Pentecote ufite impano z'umwuka usengera abantu bagakira indwara. None ugiye mu badive bati nturizere. Izere nibizera tugukorera gahunda y'umuhango tukwigishe noneho igihe uzemera tukuzakubatiza ubwo ugiye gutangira. Kandi icyo gihe mwirukanaga utizera nawe wabivugaga uturana utizera. None ugeze ahantu bakubwira ati nawe nturizere. Ubwo rero ikibazo ni ukumenya ngo kwizera biratangirira he. Ikibazo cyabaye hari muri 380 nyuma ya Yesu cuko abantu biswa amazina kuvuga itorero. Birabyo kuvuga ngo abaprotestante, abangirikana, abametodiste, abariteri, abagatolika, ba Yehova, ibyo nibyo byishe itorero. Ayo mazina burya adahari kandi ayo mazina nayo ntaco yunguye mu buryo bwo guteza imbere ubuzima bw'umwuka, ahubwo yari imishinga y'ubuzima. Icyo gihe rero ntibyashoboka biramutandukanye utizera n'uwizera, kuko iyo ubuze akazi bakavuga bati hariya muri Restoration Church utari umuyoboke wabo ntibashobora kuguha akazi.
igihe wihana uvuga ngo ndaba uwanyu kubanza kwemera ko hari umupagani cyane. ushaka akazi wowe baravuze bati ntabwo umuntu utarubuka ku isabato tuzamuha akazi kacu, izere none ubatizwe. none se ugomba kwizera ukabatizwa tukaguha akazi kacu, ngo twaha umuntu utari uwacu, kuko Beriyari na Kristo bihuriye he? Ako kanya bagashoka baguhaye izina ngo wari uri Beriyari none uje kuri Kristo. Aha rero turasoza tuvuze ngo utizera ni utizera kuri community. Naho kuvuga ngo utizera ku Mana kandi dufite amakominote menshi turamubwirwa n'iki? Utari uwacu ntiyizera muri make. Utari uwacu ntiyizera, ariko natwe tutaraba abandi nabo batwita batizera. Aho rero ni uguhagarara ngo Imana niza abizera bayo, ariko twe turarinda community yacu. Okay. Turagaruka ku kibazo twabajije. Nubwo bimeze gutyo bijya kuwizera n'utizera, ariko binagaragarira mu ndahiro abagiye kubakana barahira. Hari izo barahira mu murenge bitewe n'igihugu barimo, bamwe muri komine, abandi ni mu murenge, abandi mu Rwanda. Kuko muri Kongo nta mariage civile ibaho. Kereka iyo ushaka kuja mu mahanga ugatekereza ko bazayikubaza. Uba bavuye muri Kongo bari kuja mu murenge bashaje kugira ngo babone ibyangombwa byo kuba besheni na za pansiyo za. Muri Kongo nta ujya mu murenge no muri komine, bajya mu rusengero gusa. Pfa kuba wakoye cyo ni ikindi. Uburundi twafatira ku twafagira kuri by'u Rwanda kuko turafata imigenero. Reka tuze muri eglise, reka tuze mu rusengero. Mu rusengero noneho birumvikana hari indahiro zateguwe n'amatorero, ariko nibwira ko bashobora kuba barifashishije Bibiliya bakavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero ry'irihera, abandi bakongeraho ngo Imana izabimfashemo. Wa muntu yatanye nta rupfu rubayeho, Yesu atagarutse, aho niho konfiziza y'abatanga. Ikibazo gihari rero aho bavuga ngo umuntu azatandukanya n'urupfu, areba aho batangiye iyindi kondisiyo. Akaja gusezeranira kwihana, yamara agasezeranira yo nk'umwere, kuko abaye musha aravuga ati none nibahe kondisiyo. Abaprotestante le batize, ababatise aravuga bati niba wamufasha asambanya ibimenyetso bihari turagusezeranya n'undi. Barabikora cyane. Niba kandi yangi itorero ryacu akadusiga, abadivati bati turagusezeranya n'undi. Niba ari we wagusize ari utizera, yakandagira isabato akava mu idini, akandagira isabato none narakwanze, tugize amahirwe. Noneho rero icyo gihe bagusezeranya n'undi, noneho ukaba nta kibazo ufite. Bakubaza bati none ko wari ufite umugore, ati icyo gihe nari ntarakizwa. Ni nko gusambana uri umusore, ubwo niko bisa. Ariko maze gukizwa, maze kumenya ukuri, narasezeranye. Ukuri kwe kugatangirira ahandi yahinduriye. Umurenge umaze kugira imbaraga, baravuga bati umugore w'ukuri ni wasezeranye mu murenge. Ukuri. Abandi batari musezeranye mu murenge abo ni occupation, ni indaya, ni occupation temporaire. Umugore yaza ati sinone ko dufitanye abana batanu, bati nubwo mufitanye abana batanu ariko nta ntabwo mwasezeranye. Ko twasezeranye mu rusengero, bati ibyo ntibitureba. Ko nakoye, bati ibyo ntibitureba. Dushaka ariko twe dushaka amategeko ntitugufitemo. Yego. Ati noneho rero ahangaha nibitese, nanje ngiye kubatizwa muri Zayoni, nshaka umugabo. Bagera muri Zayoni bati wabagati n'abagahanga, atabo bazimiye kandi twababwiraga ntabwo wabibonye, abo n'abapagani. Turakuremera urugo rwiza rwa gikristo. Bakamuremera bati nashaka azashikira abana be, ubu tugiye kukuremera urugo rwa gikristo kuri wacu. None rero ahangaha kuvuga ngo uzatandukanya n'urupfu ni bamwe, kandi abavuze ngo bazatandukanya n'urupfu batumye bamwe bica abandi ngo ruboneke.
ahatumye bamwe bica abandi kugira ngo urwo rupfu rushakwa ruboneke none habohoye gusa arabohotse. Okay, murakoze nyakubahwa dogiteri. Iyi deba ni ndende ahubwo reka mbasabe tuzayigarukeho yonyine hanyuma tuyisoze kuko hari iyo twari twatangiye deba ivuga ngo nyuma y'uko abantu babanye basezeranye imbere y'amategeko n'imbere yo mu rusengero imbere y'Imana hanyuma hakaza kubaho gutandukana bagakora iyo divorce bakoze ababakomotseho abahujwe nabo ari imiryango yazanywe n'iwabo w'umugore ari imiryango yaturutse ku iwabo w'umugabo ndetse n'abana babyaye iyo bamaze gukora divorce byemewe ababakomotseho baba bagisigaye bapfana iki hari isano yihe? Turabisubiza nk'abanyafurika tongere tubisubize nk'abanyaburayi. Yego, kuko ushobora kuba umukobwa waramukuye n'ubundi kuba divorce icyo ari ikibazo. Baravuga ngo nibwo buzima bwacu, so uko yaratanye nawe uratanye gusa muzapfike ko mwakoze ibisa, ikibazo kiri hehe? Ikindi niba mwaratanye ubutani wabo atari icyaha murapfike kuri inshuti ko mwasangiye. Ikindi noneho rero kuba utaratanye ntabwo ari cyo cubaka ubumwe bwanyu, si kimwe na Afurika ngo murahura gusengerera n'uwo wabyaye akuzindukira yarakwandikiye ugategura, atakwandikira ntumwakire waramwibyariye. Ubumwe abazungu rero ntaho bihuye. None se urahomba iki niba umuntu adashobora kugutumira ari so wakubyaye, ubundi uhombye iki niba mutakibana? Si cyo kimwe si. Ubwo rero niba umwandikira nk'umunyamahanga akakwakira nk'umunyamahanga ugasubira iwe nk'umunyamahanga, ubundi gutana se byagutwara iki? Ahubwo iwacu ikibazo dufite turi ba depanda. Igihe urubaka ariko ugahora uri depanda, ukagira ikintu wunguka kwa so ubukwe n'icyo wunguka kwa so kandi waragize urugo rwawe. Ariko rero ijambo riva mu muntu azasiga se na nyina byari rikwiriye kusobanurwa neza ukamenya ko basize no kuri dependance. Kuko yacu muri Kongo dufite ikibazo gikomeye. Umuntu ariba afite imyaka 50 bakabatesa afite iki bati nta nagakana kamwe pe, leta ikavuga ati none turamukuraho iki batari ko saracariho. Okay, reka duhigese nidufunga umwana we tukamubabaza saramugura. Twadufaranga twamushakagaho turatubona kuri se. Mu bazungu iyo bagufunze wakoze icyaha ntawe ukugura, urirwariza. Urumva biratandukanye iyo mico twayubakana kuvuga ngo mbere rasiyo irasigara imeze iti. Nta citwaye ku bantu bari civilize bafite iterambere, ku bantu bakiri mu cyaro mu giturage aho uja gukora ikintu kongera ukaja kubaza so, aho uja gushaka inama ukaja kubaza so ubukwe, icyo gihe byari ico bitwara. Kuko uburyo mwasabanaga burahagarara, uburyo bageraga iwawe ubundi utari kumwe n'umukobwa wawe si bazaza gukora iki? Kuko bagezwaga iwawe n'umukobwa wawe, none umukobwa wawe waramwirukanye, bazageza iwabo ni iki? Ariko ku bazungu kuko utanaramwirukana ntibageragayo. Urumva ko yaho nta kibazo. Aho rero kuvuga ngo iriya miryango izahuzwa n'iki nta gihombo kirimo, ahubwo imyumvire y'Abanyafurika niza n'igihombo. Imyumvire naho umenye ko wagiye gushaka usiga so na nyoko n'umukobwa agasiga se na nyina, dukurikira iryo jambo sanze urabasize kuko utazongera kubakenera. Niko bisobanura ubundi. Umukobwa nagira ikibazo arabwira umugabo nagira ikibazo aragisha inama umugore, nta kongera kugisha inama abo mukomokaho. Icyo gihe no gutana kwanyu ntacyo birakora, ntacyo birabatwara, ntacyo bitwara imiryango. Ariko niba umugore ateka ari uko avuye iwabo, umugabo akaba yambara ari uko sebuko amuhaye amafaranga, cyangwa se haraba ikibazo kuko hari ibirahagarara n'ubuzima buhagarara. Hari igihe habaho conflict. Niba nari inshuti y'umuryango nza mu muryango wanyu nkabasura, mwafite anniversaire nkaza tugafetana, hanyuma twamara gutandukana ukabona wa wundi wari iruhande rw'umudamu na wabaye inzigo y'uwari uri iruhande rw'umugabo. Yatwirukaniye umukobwa ntabwo akiri inshuti yacu. Icyo gihe ni ku Banyafurika bari mu giturage
kuko anniversaire abatanye mu basirimutse barazikora barazikomeza abo mwararikaga bakanagaruka bakabasanga mwembi igihe cyo kwishurira abana umugabo n'umugore bagahurira ku ishuri bakaganira bakishurira abana babona ko nta kindi kibazo bagataha umwana ntavuge ngo nabuze mama cyangwa nabuze data twe rero ni ukuzahazwa n'ubukene nicyo ikibazo cyakomotse twazahajwe n'ubukene n'umugore yanga kwitanga agatotezwa kubera atagira iyaje ariko ubundi iyo yishobora yakagombye kubohoka akagenda kuko atagukeneye kubitunga aha rero turabyumva mu buryo butandukanye nkatwe tubikoze nk'abanyafurika twaba duhagaritse iterambere twaba turihagaritse turiciye kabiri tubaye nk'abazungu ntituragerayo turi mu rugendo ariko igihe bizagera nuko umuntu atazaje arabadepanda n'abakomokaho kugira ngo gutana kwabo kutazana izo ngorane uri kuvuga ubwo twagira inama aho byabaye nubwo tutifuriza abantu ko batana aho byabaye nibwo twavuga ngo hari intambara se twabagira nama ki ko atari twe tuzakuraho intambara ko nta gihe intambara izashira ku isi yese ataragaruka ni na divorce ikaba itazashira turababwira icyo turababwira gusa ni ukuvuga ngo niyo ka ikubayeho uyirebe nkitariho kuko Pawulo yaravuze ngo ushaka umugore abagize neza ariko udashaka abagize neza kurushaho ariko ku mpamvu zo gukorera Imana wagendera mu rugo rw'undi uti nshaka gukorera Imana mbohotse nizo mpamvu katubashimire tubashimiye umwanya wanyu muduhaye kuri ibi biganiro kandi muzakomeza kuduha abakunzi ba Izabisoza TV turabashimiye namwe mudukurikiranye Imana yo mwijirwaho umugisha reka dusenga Imana hanyuma dusoreza aha ntago dusoje turasubitse kuko ibi ni ibiganiro tuzagarukaho cyane tunashingiye kuri komenti muzatanga ku byifuzo muzatanga tuzagenda turushaho kubigarukaho Imana y'amahoro ibaho umugisha reka dusenga Imana nanone Mana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza kubw'ijambo ryawe waravuze ngo abana b'abantu ntabwo bazatungwa n'imitsima gusa ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa kawe reka ijambo ryawe ritubere imbuto itabora reka ijambo ryawe ritubere inyundo imena urutare reka ijambo ryawe rishorerwe n'imbaraga zawe kugira ngo ryemeze amahanga yose abantu bose bitirirwa izina ryawe bakugane ndagushimiye ko abatarakizwa bahindurwa naryo tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Pastor Mpazibire ngo Dr. ubagajeho ikiganiro naho ubutaha ariko mboneka cyane kuri channel ya gusenga everyday 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 kuri channel ya gusenga everyday murakoze Imana iduhana umugisha twese amen.